Shuti bavandimwe bene data ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe, kandi witeka abishimire, umwami Imana bakomeze ababere byose muri byose. Nkuko bisanzwe tugiye kongera tuganire, tugiye kongera turebe bya bindi Imana dushakaho, tugiye kongera turebe bya bindi Uwiteka atwifuzaho, tugiye kongera turebe icyo Imana igushakaho, icyo Imana inshakaho. Nukuri birababaje, biteye intimba ndetse n'agahinda. Yesu yohereza abigishwa, yaragiye arababwira ati ngaho nimugende, noneho mugende mu birorero byose, mugende ahantu hatandukanye hose, mwigisha abantu mu izina rya Yesu Kristo, ngo abazemera muzagenze gute, muzababatize, kandi nimubabatiza muzababatize mu izina rya Yesu Kristo. Bavandimwe, ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa guhinduka, ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa kureka, ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa kuzinukwa, ndashaka kugaruka ku kintu cyitwa kwihana. Yesu arababwira ati ngaho nimugende mwigisha abantu mu midugudu yose, mu birorero byose, mu duce twose, abantu b'amoko yose, abantu b'indimi zose, maze abazemera muri abo bose muzababatize mu izina rya Data. Bene data, tugaruke ku magambo yitwa kwihana, tugaruke ku magambo yitwa kuzinukwa, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ukuntu dukwiye gukora ibyo tugenza gute, ibyo dukora. Muri iki gitondo ndagira ngo turebe kuri ibi bintu, ndagira ngo turebe uburyo ki dukoresha igihe cyacu. Muri iki gitondo ndagira ngo turebe uburyo ki twita ku bintu, ndagira ngo turebe uburyo ki ibintu tubiha agaciro. Mbese ni ibiki twimitse muri twe? Mbese ni ibiki bifite agaciro mu buzima bwacu? Mbese igihe cyacu tugitanga dute, tugikoresha dute, tugikoramwo ibiki? Muvandimwe, hari amagambo njya nkunda cyane avuga ngo Yesu mwungeri mwiza. Aya ni amagambo ari mu ndirimbo y'abadivantiste, mu ndirimbo abadivantiste bakoresha bahimbaza Imana. Ni indirimbo y'108 mu gitabo cy'Ikinyarwanda, ifite amagambo meza cyane, ariko umutwe w'aya magambo uravuga ngo Yesu mwungeri mwiza. Mureke twicishije bugufi tubanze dusenge, twiragize Imana kugira ngo ibyo tugiye kunyuramo muri aka kanya ari imitima yacu, ari nanjye uvuga, ntaba ari nge, ahubwo izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Data mwiza, byiringiro bizima, soko y'amahoro, nongeye kugushimira. Nukuri mubyeyi nciye imbere yawe, nge ubwanjye ndi umunyabyaha. Uwiteka kuva mu bworo bw'ikirenge kugera mu gitwariro nta hazima, hose narononekaye, ndareba ngacumura, natekereza ngacumura, ariko mwami Imana ndakwinginze kugira ngo mbare ibicumuro byanjye. Reka abantu bagiye gukurikirana ubu butumwa, bagiye kumva iby'iri jambo, ntaba ari bo, ari nanjye ntabe ari nge. Ikirutaho Data, uduhe wa mugisha wawe wasezeraniye abagukunda. Data mwiza, tukwatse Uwiteka imbaraga zawe, tukwatse Mwuka Wera, kuko ngo hahirwa abo Mwuka Wera azasukirwa, ngo kuko niwe uzababashisha gusobanukirwa n'ububi bw'ibyaha byabo, bityo babonereho bagenze gute, bihane. Mubyeyi mwiza, tubabarire kandi uduhe kwihana by'ukuri, uduhe kwihanira kureka. Muri aka kanya tugiye kumara twiga ijambo ryawe, Uwiteka Mwuka Wera aze abane natwe kandi adusobanurire byose, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe muri byose, ibikwiye mwami Imana, ibyaguhesha icyubahiro, biduhane n'abakwambaza mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, nshuti, bene data, birakwiye ko dukwiye gutekereza kuri iki kintu. Yesu mwungeri mwiza araguhamagara, aragutarura, arakwifuza. Ntabwo Yesu Kristo akeneye yuko wowe ubwawe uhaguruka ngo ugenze gute, ujye kumureba. Ntabwo akeneye yuko ukora urugendo bitewe n'aho utuye ngo ugende ugenze gute, umurebe.
we yagenje gute? Yaraje. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndagenzane ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, haleluya, nzinjiriwe tugenze dute? Dusangire. Muvandimwe, tekereza kuri aya magambo. Urugi ruvugwa ni umutima wawe, ariko abaririmbyi bararirimbye ngo Imana irahamagara nituyumve, cyangwa se twayumva tukinangira ntidushaka kwitaba. Ngo uwo muburo n'uwawe mugenzi, ngo niba utemeye kwihana ugenje gute? Urapfuye, kuko Satani yahamagaye tugenza dute? Turirukanka. Muvandimwe mwene data, tekereza. Muri iyi si abantu benshi bafite abo bita ubuzima bwabo. Muri iyi si abantu benshi bafite abo bita urukundo rwabo. Muri iyi si abantu benshi bafite abo bafata nk'icyitegererezo, bafite abo bafata nk'inkingi za mwamba. Ariko wibuke icyo twita cornerstone, wibuke icyo twita piniye, ibuye rikomeye rya rindi ryanzwe niryo ryabaye rikomeza iki? Imfuruka. Uyu munsi hindura imitekerereze, uyu munsi hindura imikorere. Yes, birashoboka ko wagira inshuti, wagira abavandimwe bakakubera icyitegererezo, ariko hanga amaso Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa bazakura amaso yabo kubitagenje gute? Kubidafite umumaro. Wikwita ku by'isi, wikwita ku bihendo by'isi. Bano bantu rero dufata nk'ubuzima bwacu, bano bantu rero dufata nk'inshuti zacu, bano bantu rero dufata nkaho ari byose kuri twe, tubatakazaho igihe kinini cyane, tubatakazaho igihe tutashobora gusobanura. Ariko umunsi wa none Imana iravuga iti, mbese mwana wanjye ubana nanjye mu buryo bungana iki? Usabana amadiration, icyo twita coordination. Hari igihe umuntu ashobora kuvugana n'undi minota ingahe, umuntu akavugana n'undi amasaha angahe. Ese muvandimwe, iyo ushatse kugirana ikiganiro n'Imana, iyo ushatse kugirana ikiganiro na Yesu Kristo, direction ingana iki? Igihe kingana gute? Coordination yawe hagati yawe na Yesu Kristo ingana ite? Nyamara ugasanga umuhungu ku mukobwa coordination ni amasaha ngahe? 7. Ugasanga umukobwa ahamagaye umuhungu coordination ni amasaha 12 ku munsi. Umunsi ugira amasaha 20 nangahe? 8. Wa muntu agomba kuryama amasaha ngahera? 7 cyangwa 6. Ubwo sakazi kakozwe. Coordination y'amasaha 12, coordination y'amasaha 7, coordination y'amasaha 8, umuntu avugana n'iki? N'undi muntu. Ni byiza. Yesu Kristo arimo arabaza ati, mbese muri wowe hari akanya mfite? Mbese muri wowe hari ikintu n'iki na kimwe ujya ukora kugira ngo nanjye bigaragare yuko mfite agaciro? Ndagira nkubwize ukuri muvandimwe, wowe uteze amatwi, hindura imitekerereze, hindura imikorere. Gerageza uhe igihe Yesu Kristo kugira ngo agire icyo akora muri wowe. Gerageza uhe igihe Yesu Kristo kugira ngo agire icyo ahindura muri wowe. Ntabwo yabinaniwe, ahubwo nuko utazi yuko yabishobora. Igihe icyo ari cyo cyose ibibazo iyo bikugezeho, ntago wibuka yuko inkingi ya mwamba ari Yesu Kristo, ahubwo uhita wirukanyira mu bana b'abantu, wibwira yuko ari bashobora kuba igisubizo cy'ibibazo byawe. Ariko abo uganyira bitwa baganya, kuko nabi iyo basobanukiwe baganyira Yesu Kristo. Wiganyira baganya, ahubwo ganyira Yesu Kristo, kuko niwe ugenje gute? Niwe ushoboye byose. Hari akantu kababaje cyane, gateye intimba kandi gashavuje, nshaka kugira ngo tugenze gute tuvugeho. Ikintu kijyanye n'igihe. Twangiza igihe cyacu, kandi igihe ari iki? Ari ingenzi. Twangiza igihe cyacu tukacyangiza mu bidafite umumaro. Twangiza igihe cyacu tukagitakaza mu bintu bidafite shinge na rugero. Muvandimwe, gerageza ugire igihe uha Imana. Gerageza ugire igihe usabanamo n'iki? N'ijuru.
naho kujya gukora ibikwiye cyangwa se gukora iby'ubutwari cyangwa se gukora iby'ijuru ryishimira, ku bwawe ntibigenza gute? Ntibishoboka. Ariko ku bwa Yesu Kristo bigenza gute? Birashoboka. Abakamere ntibashobora kunezeza iki? Imana. Kandi imitima itanyurwa ntishobora kunezeza iki? Imana. Ariko ngo hahirwa ba bandi batabarwa, ahubwo ba bandi babarirwa muri iki? Muri Yesu Kristo. Kugira ngo ube umuntu mwiza ushimwa n'Imana, bisaba kuba utakiri muri ubu buzima. Bisaba kuba ukazukira muri wowe, noneho ntaba ari wowe ubarwa, ahubwo Yesu Kristo akabarirwa hehe? Muri wowe. Ese wakwemerera Yesu Kristo akakubera boyfriend? Wakwemerera Yesu Kristo akakubera girlfriend? Muvandimwe mwene data, Imana ni byose. Imana ni byose. Tujya tugira ibintu byinshi muri twe. Tujya tugira ibinezeza muri twe. Tukagira ibyo twifuza, tukagira ibyo twishimira, tukagira ibyo twimika bikadutwara uruhu n'uruhande. Ugasanga umuntu akunda umupira, akunda soka, ashobora kureba umupira umwe kuri sheni imwe agahindura agafata indi sheni, akaba yareba match zirenga 5 cyangwa se imipira cyangwa se imikino irengeje ugasanga umukino umwe uratwara iminota 90, ariko ugasanga umuntu yicaye areba umupira, umwe urarangiye undi ugiyeho, ariko adashobora kwicara nibura n'akanya na gatoya ngo asome ijambo ry'Imana. Igihe cyawe uko ugikoresha kizakuzana mu rubanza. Ibyo uganira, ibiganiro byawe bizakuzana mu rubanza. Ngo ibiryohera bisema imisaya y'abato. Ibiryohera ibyo ari byo byose ni byiza, ariko ngo bisema cyangwa se bikururira ingorane imisaya. Twatundi ubona ukabona turi sweet, twatundi ubona ukabona ni twiza, utwo twose ntago ari utuntu twiza mu by'ukuri. Ni twiza mu buryo bigaragara, kuko ngo imbeba yakurikiranye akaryoshye munsi y'ibuye ihakura inda y'iki? Y'akabati. Mwene data, wihanga amaso ibihendo by'isi, kuko iyi si no kwifuza kwayo bizagenza gute? Bizashirana nabyo, bizashirana nayo. Indirimbo ya 108 mu ndirimbo z'abadivantiste b'umunsi wa 7, ni indirimbo ifite amagambo avuga ngo Yesu mwungeri mwiza. Iyi ndirimbo ndagira ngo utege amatwi aya magambo, wowe musore, wowe nkumi, wowe muntu unkurikira cyangwa se wowe muntu udukurikira. Nje ubwanjye ntacyo ndicyo, ndi umuntu w'inyama n'amaraso, ndivu, ariko nibuze reka tujye tubasha kuganira, twungurana iki? Ibitekerezo. Ahangaha amagambo ari ku gitero cyaho cya mbere aravuga ngo Yesu mwungeri mwiza aragutarura, ngo winjire mu ishyo rye niho uzaruhukira. Ngo ngwino ugifite ubusore, ngwino ukiri muto, injira uzarindwa kandi ntuzagira icyo ugenza gute? Uganya. Amagambo yo gusubiramo aravuga ngo aragutarura n'urukundo, ati wamabewe ngwino unsange, dore umukiza arategereje, Yesu mwungeri wanjye. Nyene data, wiragiriza. Isega yateye, irashaka intama zazimiye, zavuye mu bushyo kugira ngo igenze gute? Izivugane. Iyo sega ni Satani, iyo sega ni ibibazo, iyo sega ni ibigeragezo, iyo sega ni ingorane, iyo sega ni uburwayi, iyo sega ni bya bindi byose hano muri iyi si duhura nabyo, bimwe biza bikaduteragana hirya no hino, bikatujyana hirya no hino. Ngo byateye, ngo birashaka intama yazimiye ivuye hehe? Mu bushyo. Amagambo ari ku gitero cya kabiri aravuga ngo Yesu mwungeri mwiza yarakwitangiye. Haleluya. Araguhamagara ati nyabuna ngwino, gira bwangu uve mu kaga. Muri iyi si tumeze nk'abantu bari mu kaga, turi mu bibazo, turi mu bigeragezo, turi mu ngorane, ariko Yesu Kristo aravuga ngo nyamuna ngwino. Haleluya. Ku magambo akomeza aravuga ngo gira bwangu uve mu kaga.
kandi ntugumye kugenza gute kwijyana, ntugumye kugenda wenyine, injira uzarindwa rwose, wibere hehe, wibere mu mahoro. Muvandimwe mwene data, urakenewe, urashakwa n'ijuru, urashakwa n'Imana, urashakwa na Yesu Kristo. Ngwino kandi uze hakiri kare. Amagambo asoza aheruka ari ku gitero cyaho cya gatatu aravuga ngo reka kuragiriza. Isega yagenje gute? Yateye. Wikwirirwa wirukanka muri iyi si, ibibazo ni byinshi bihiga ubuzima bwawe. Reka kuragiriza, wikwirirwa uvuga uti reka ngerageze, wigoragoza. Come to Jesus, ngwino kuri Yesu Kristo, kuko niho byose bigenza gute bishobokera. Ngo iyo sega irashaka inama zose zazimiriye kure, ariko umwami mwiza aragira gute? Aragutabaza, aravuga ati ngwino, nyabuneka, banguka, ngwino, come to me, ngwino, injira, uzagenza gute? Uzarindwa kandi uzibera mu mahoro, kandi ngwino rwose, ntugire ubwoba. Tuzabana iki? Tuzabana karamata. Iyi ni indirimbo nziza cyane. Hano muri iyi si duhura n'ibibazo, hano muri iyi si duhura n'ibigeragezo, hano muri iyi si duhura n'ingorane, ariko Yesu Kristo aravuga ngo nimuhumure, kuko nanesheje iki? Nanesheje isi. Ati abazaza bakansanga, bakanyemera, bakanyiyumvamo, bakanyibonamo, nzabaha amahoro, amahoro atagenza gute? Adashira. Nzabaha amahoro atari yayandi abisi bagenza gute? Abisi batanga. Duti igihe mu bidafite umumaro, duti igihe mu byo tutari dukwiye gutamo igihe ku bahungu, tugata igihe ku bakobwa, tugata igihe ku bagore, tugata igihe ku bagabo. Ariko ibyo byose bizagenza gute? Bizatuzana mu rubanza. Duti igihe mu butunzi bw'iyi si, duti igihe mu mafaranga, duti igihe, ariko igihe cyose duta kizagaruka kuri twe, kuko igihe ni ingenzi. Gikwiye gukoreshwa iby'iki? Iby'umumaro. Gikwiye gukoreshwa iby'iki? Iby'agaciro. Gerageza ugire umwanya uha Yesu Kristo. Yesu Kristo ari kubibona, arabona yuko hari ibintu byinshi uhugiyemo, arabona yuko hari ibintu byinshi byagutwaye uruhu n'uruhande, arabona uburyo kiri kugenda uhura n'ingorane n'ibigeragezo, ariko muri we afite ibibazo byinshi cyane. Aribaza ati mbese umuntu kabyuka mu gitondo ajya kwiga, mbese umuntu kabyuka mu gitondo ajya mu kazi, mbese umuntu kabyuka mu gitondo ajya gushakisha ibi n'ibi, ese ni ukubera iki umuntu atagira uruhare rwo kugenza gute? Rwo kunshakisha. Gerageza ushakisha Imana, gerageza wumve yuko Imana ariyo yaguha bya bindi byose ugenza gute wifuza. Ugerageze mu mutima wawe wimikemo Yesu Kristo, ngo dore ngo ibiguruka bifite iki? Ibyari byabyo, ndetse n'ingunzu n'imbeba n'ibiki byose ngo bifite imyobo bitahamo. Nta kintu hano ku isi kidafite aho kigenza gute kiba. Ariko Yesu Kristo, wowe mwana w'umuntu, yifuza kuba muri wowe, ariko ngo ntago wigeze umusigira n'ahantu na hato muri wowe ho guhengeka iki? Ho guhengeka agasaya. Muri wowe harimo amashuri, muri wowe harimo amafaranga, muri wowe harimo uburyo ki wagera ku nzu nziza, muri wowe harimo uburyo ki wagera ku mugore mwiza, muri wowe harimo uburyo ki wagera ku mugabo mwiza, muri wowe harimo uburyo ki watsinda, muri wowe harimo uburyo ki utegura kuzakora picnic kuva ahantu hamwe ujya ahandi. Ufite plan nyinshi mu mutima wawe, mu mutwe wawe. Ntago Yesu Kristo arimo. Ari kukubaza ati mbese ngewe ni ikihe cyumba cyanjye muri wowe ko ari nge ukwiye kuba uwa mbere? Twimuye Imana, twimuka ibigirwa Imana, twimuye Imana, twimika ibidafite umumaro. Muvandimwe, gerageza Kristo, gerageza ugira Imana nyambere. Wakena, wabura buri kimwe, ariko ufite Yesu Kristo ntabwo wagera kure. Haleluya. Ushobora kugira ibintu by'isi ukabitunga ugatunganirwa, ariko udafite Yesu Kristo umunota umwe bibubusa. Buriya ikintu cyiza gikomeye nshaka kubabwira nuko akabaye icwende katagenza gute? Katoga.
ubukungu bw'iyi si wabushaka ukabugeraho, ariko kuyoyoka kwabwo biba akanya gato, biba umunota umwe, biba umunyuzo. Ariko watunze Yesu Kristo akaba ari wagira ubutunzi nyabwo, uwo nguwo no muri cya gihe kibazo ndetse n'ibigeragezo ahorana ubukire bukomeye, bwa bukire bwo mu mutima, bwa bukire bw'amahoro. Mutege amatwi murebe, cyangwa se mureke turebe, cyangwa se mureke dusome amagambo aboneka mu rwa kabiri rw'abami, igice cyaho ni icya 4, umurongo waho ni umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 10. Ahangaha tuhasanga inkuru ikomeye cyane y'umubyeyi wahitwa Ishenemu. Ahangaha uyu mubyeyi w'Ishenemu yari umubyeyi w'umutunzi, yari umubyeyi ukomeye, yari umubyeyi wari ufite amafaranga, yari afite umugabo banezerewe, ntacyo bari babuze. Ariko ngo hari ikintu yari yarabonye cyatumye umutima umukomanga. Hari umugabo witwaga Elisa. Uyu Elisa yari umukozi w'Imana, yari umuhanuzi, yaremerwaga kandi n'Imana yagenzaga gute? Yaramwemeraga. Ariko uyu Elisa yari umukene. Uyu Elisa nta kintu yari afite, yari atunzwe no kugenda avuga iby'Imana yamutumye, yari atunzwe no kugenda yigisha abantu, yari atunzwe no kugenda abwira abantu inkuru nziza y'Imana. Ariko ngo uyu Elisa yari umukene mu buryo bw'umubiri, ariko ari umukire mu buryo bwa mwuka. Maze uyu mugore w'Ishunemu aramureba, amaze kumureba amugirira impuhwe. Amaze kumugirira impuhwe aravuga ati uyu mugabo ahora aca ahangaha buri munsi anyura. Kandi uyu Elisa ngo yagendaga acumbika bitewe n'aho yabaga agenze gute ageze, kandi yacumbikaga bitewe n'abagenje gute n'abamwemeye. Maze ngo umunsi umwe Elisa uyu nguyu arimo agenda ngo aza kugera aho acumbika, baramucumbikira. Hari umugore rero wari umutunzi yari yaramwitegereje. Noneho uwo mugore arangije abwira umugabo we ati uzambabarire, uriya mugabo w'Imana, uriya muntu ni umuntu w'Imana, uriya muntu muri we harimo Imana, uzambabarire tuzamwubakira ahangaha, tumwubakire akazu hejuru y'inzu yacu, tumushyiriremo buri kimwe cyose. Noneho igihe azajya aba ashatse gucumbika azajya bari twe tugenza gute? Tumucumbikira. Hari abantu bakeneye gucumbikira Imana. Ndagira ngo nawe ucumbikire Imana. Ndagira ngo nawe uyu munsi ushakishe Uwiteka bigishoboka, umwambaze akiri bugufi, kandi Uwiteka yiteguye kubana nawe. Ahangaha ngo bukeye Elisa arahaguruka ajya Ishunemu. Hariyo umugore w'umukire. Nuko ngo uyu mugore aramwinginga, aramuhata ngo bajyane iwe bagenze gute? Basangire. Nuko baragenda bagera mu rugo rw'uyu mugore. Nuko uyu mugore areba imyitwarire yande ya Elisa. Amaze kureba imyitwarire ya Elisa arayishima. Nuko uyu mugore yinginga umutware we, aramubwira ati mutware wanjye, uyu muntu iyo mubona mbona ari umuntu w'Imana. None ndakwinginze, ku murongo wa 10, twubake akumba hejuru y'inzu, tumushyiriremo buri kimwe cyose, kugira ngo azajyaza agenze gute? Abe hano. Burya dukeneye kubakira Imana mu ngo zacu, dukeneye kubakira Imana mu buzima bwacu, dukeneye kubakira Imana mu nshuti zacu, kugira ngo iziturane natwe, kugira ngo ize ibane natwe. Nuko uko birangira, byarangiye uyu mubyeyi cyangwa se uyu muryango wubakiye Elisa, kugira ngo Imana ya Elisa igihorana n'iki nabo mu buzima bwabo bwose bwa buri munsi. Icyo nagusaba nanjye nisabira uyu munsi wa none, nuko ubuzima bwawe waharanira kubutuza mwiki Imana. Nuko bya bindi byagutwaye uruhu n'uruhande wabireka, ahubwo ugaha igihe cyawe Imana. Imana ikugirire neza, Uwiteka akwishimire, agukomeze kandi akubere byose muri byose.